Rwanda abari mu mahanga ari abo bwije ndetse nabo bukeye mwese maje banze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu watubambiwe. Ni kubw'Imana Patrick wongeye kugaruka twari dusanzwe tubana ku mateleviziyo atandukanye n'iyi nagarutse. Imana ibampere umugisha rero ntabwo ndibuze kuvuga byinshi ariko Imana ibagirire neza kandi komeze kubahereza agaciro mwari mwarambuwe n'abana b'abantu, kubaha agaciro mwari mwarambuwe n'isi, kubaha agaciro abaturanyi babatse, kubaha agaciro umugabo wawe yakwatse, kuguha agaciro umugore wawe yakwatse, kuguha agaciro inshuti n'imiryango bakwatse, kuguha agaciro isi ndetse n'abayikorera bakwatse. Ndagira ngo nkubwire ngo akira inkuru y'ihumure kuri uyu munota, akira inkuru nziza Imana ikuzaniye, akira agaciro kawe nk'uko wari warakambuwe cyangwa wari warakanyazwe. Imana ihabwa icyubahiro muri aka kanya. Rero reka dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe ikomeze kogera hose, icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Natwe rero Uwiteka Imana ikomeye ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi. Aka kanya rero tugiye gusoma ijambo kandi tuvuga n'imirimo n'ibitangaza byawe kuko ari wowe mugenga wa byose tubyambaje twize izina ryawe ryera yuko ubikoze. Amena, amena, amena. Hanyuma tugiye gusoma ijambo riboneka muri Zaburi ya 30 umurongo wa 12 ndetse na 13 kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho, twumve aya mahirwe Imana iduhereza, twumve impemburo y'umwuka wera, twumve ndetse n'abantu muri iyi minsi bafashe igihe cyo kuvuga ngo ntabwo bashaka ngo kuba wakwikingiza. Nagira ngo mbabwire ngo nta ntwaro Satani yacuze yo kuba yatwica, ahubwo yacuze indwara yo kuturwanya kugira ngo dupfe dushire hariyo Covid. Natwe Imana ihereza abahanga ubwenge kugira ngo bashake umuti wo kuturengera mu gihe byari bikomeye. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mbamara ubwoba kandi mutinye icyica ubugingo naho icyica umubiri cyo nta kibazo. Ndize ndashidikanya ko aheza ni mu ijuru kandi Imana irabizi cyane. Dusomere musomyi mwiza, Imana ibaho umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Zaburi ya 30. Yego. Zaburi ya 30 umurongo wa 12 ndetse na 13. Imana iduhana umugisha. Ijambo riravuze ngo uhindure umuborogo wanjye ibyishimo. Amen. Ndetse unkenyurure n'ibigunira byanjye, nari nambaye imyenda mibi kandi nuka isa nabi, ndetse unkenyeje ibyishimo nanjye ndimo ndaseka aka kanya, ndetse kugira ngo ubwiza bwanjye, haleluya, bukuririmbira ishimwe muri aka kanya budaceceka. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka ryose. Amen. Bayasubiramo kugira babyumve neza. Zaburi ya 30 umurongo wa 12. Ukomeze na 13. Yego. Uhindure umuborogo wanjye ibyishimo. Uhindure umuborogo wanjye imbyino. Ndetse unkenyuruye ibigunira. Sinzi nimba abantu babyumva neza. Imyenda isa nabi inuka aho wambariye inshocero babibona. Unkenyeze ibyishimo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe butagize gute, budaceceka. Imana ishimwa cyane. Uwiteka Mana yanjye, ntago babyumva. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka ryose. Imana igukenyuruze ibigunira. Ikwambike cyangwa se gukenyeze umwambaro w'ibyishimo. Wari umaze igihe kinini ufite agahinda, wari umaze igihe kinini ufite umubabaro, wari umaze igihe kinini ubabaye mu mutima. Hari amarira ababyeyi bashobora kuguhanagura, hari ibyo bashobora kugukiza. Ayo ni amarira yo ku mubiri, ariko amarira cyangwa se
agahinda ko ku mutima, amarira yo ku mutima, nta muntu ubasha kuyareba. Ushobora kuba uri kugenda mu muhanda abantu ntibamenye amarira ufite. Ushobora kuba uri kugenda mu ndege abantu ntibamenye agahinda ufite. Ushobora kuba uri kugenda mu modoka abantu ntibamenye agahinda wicaranye cyangwa ko wararanye. Ariko Imana ikwambura uwo mwambaro w'igunira, ikwambika umwambaro w'ibyishimo. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye kandi inshuti y'umusaraba, wowe ubwawe ugihumeka hari ayandi mahirwe usigaranye isi n'abanzi bawe batigeze bamenya. Upfa kuba ugihumeka gusa, upfa kuba ukigenda, upfa kuba ukivuga. Igihe cyarageze, ibibazo biragutsikamira, agahinda karagutsikamira, umubabaro uragutsikamira, ariko Imana iravuze mu ijambo ryayo ngo igukenyuruje ibigunira by'umubabaro, igukenyuruje ibigunira by'urubwa, igukenyuruje ibigunira by'amadene, igukenyuruje ibigunira byo guhora usenya nawe ubwawe utubaka ngo wicare hamwe, igukenyuruje. Haleluya. Abarozi bose bagombaga bahoraga bakugendaho bagosa urugo rwawe, aho ugenda bakuroga, aho wicara bakuroga, Imana iragukenyuruje uwo mwambaro w'igunira. Ntabwo uri kubyumva neza. Imana igukenyuruje umwambaro w'igunira wanukaga, ikwambitse umwambaro w'ibyishimo. Nari nkubwiye ngo wowe ubwawe ugihumeka hari ayandi mahirwe usigaranye isi n'abanzi bawe batigeze bamenya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Isi n'abanzi bawe batigeze bamenya ni amahirwe yandi wari usigaranye. Ndagira ngo nkubwire kuri aya mahirwe, kandi nongere nkubwire kuri uyu mwambaro. Umaze igihe kinini utukwa, umaze igihe kinini utotezwa, umaze igihe kinini ubyara upfusha, umaze igihe kinini abagabo baje kugutereta abafiyanse bakagarukira ku marembo, umaze igihe kinini so wanyu akubwira amagambo utumva, umaze igihe kinini wicaye mu rugo utiga atari uko wabuze ubwenge, umaze igihe kinini ucuruza uhomba atari uko nawe ubwawe udashyiramo ubwenge bwawe ngo n'Imana ibigufashemo. Abo ni abarozi. Iyo ni imyambaro mibi Bibiliya yavuze ngo ni umwambaro w'ibigunira. Imana ishimwe. Ni umwambaro w'ibigunira. Ushobora kuba utari kubyumva neza. Ni umwambaro w'ibigunira. Ariko Imana iravuze ngo nje kukwambura umwambaro w'ibigunira, nje kukwambika umwambaro w'ibyishimo. Ndanyuzwe kandi nanezerewe, nanjye Imana inyambika umwambaro w'ibyishimo, ndetse n'abari kunkurikirana nabi mbambika umwambaro w'ibyishimo, ibambura umwambaro w'ibigunira, umwambaro wo gutukwa, umwambaro wo gutotezwa. Imana yo mu ijuru iguhinduriye icyerekezo. Nkunda kubwira abantu ibintu byinshi cyane, nkababwira amagambo akomeye. Ubundi nta muntu ukomera, nta muntu ukomera uhereye ku bami ukagera ku bantu bagiye bayoboye ibintu byose, ahubwo hakomera igihe ahagazemo. Igihe cye kigezemo arakomera, ariko iyo cyamurangiriyeho nabo nkawe, nta muntu ukomera, ahubwo hakomera igihe ahagazemo. Ndagira ngo unyumve muvandimwe, ndagira ngo unyumve wa mugabo, ndagira ngo unyumve wa mugore we, ndagira ngo unyumve wa mukobwa we, ndagira ngo unyumve wa musore we. Imana ikwambika umwambaro w'ibyishimo. Haleluya. Imana ikwambika umwambaro w'ibyishimo, ikwambure urya mwambaro w'umubabaro, urya mwambaro w'amarira, urya mwambaro wo guhora ufite intimba. Nakubwiye ngo hari amarira ababyeyi baguhoza, ariko amarira yo ku mutima. Hari indirimbo imaze iminsi imfasha ivuga ngo Yesu yinjiye iwanjye ampanagura amarira nari mfite ku mutima wanjye. Ayo marira umugore wawe ntiyayaguhoza, kuko ntabwo aba yabimenye yuko uri murari. Ayo marira so wakubyaye ndetse na mama wawe wakugiriye ku bise ntabwo bayaguhoza, ariko kuko Yesu yinjiye iwawe yaguhanaguye amarira, akwambura umwambaro w'ibigunira, akwambitse umwambaro w'ibyishimo. Hashimwe Yesu ujye utumenyera aho twebwe tutari. Hashimwe Yesu utuberaho inshuti n'imiryango badutaye. Hashimwe Yesu umana natwe akahagarana natwe mu bigerageze ndetse no mu marira. Hashimwe Yesu. Sinzi nimba ubyumva. Umugore wawe ashobora kukubwira ngo aragukunda, akagusezeranya ibyo azagukorera. Umugabo nawe akakubwira ngo aragukunda, ndetse mukanagirana n'indahiro,
akanakubwira ibyo azagukorera, akakubwira ngo nzakubyarira abahungu n'abakobwa. Birakunda, birashoboka kuko ni umuntu. Ariko igihe yo kigeze ukarwara ukajya kwa muganga, araguherekeza ukavayo. Ariko iyo bigeze muri cya gihe nyine Yesu ajya akora abandi bananiwe, uratabaruka ugapfa bakagushyingura. Yesu yaravuze ngo ubwe no mu rupfu murajyana, kuko abantu bajya barera abana bakabacukiriza imyaka 2 cyangwa umwaka, bamara kubacutsa bakabwira ati namwe mwirwaneho cyangwa mukore n'ibindi, ugasanga uri no gukubitwa mu rugo umwana w'uruhinja utazi n'icyo uzira. Ni bya bindi nyine ni yasi nakubwiraga. Ariko ijambo ryarambwiye ngo Yesu azaguheka, imvi zizarinda ziba uruyenzi ukiri ku mugongo wiwe. Niyo mpamvu no mu rupfu mujya mujyana, ariko umugore akagusiga agataha, amarira akarangirira aho kwirimbi. Ariko Yesu no mu rupfu mujya mujyana. Umuririmbyi yararirimbye ngabo Yesu arindisha amaboko ye. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuririmbyi yararirimbye ngo Yesu abarindisha amaboko ye. Mperutse kubwira abantu, hari indirimbo yindi yo mu gitabo, nibyo nabwiye n'abantu bamwe mujye mukurikirana n'indirimbo zo mu gitabo muzisobanukirwe. Hari indirimbo ivuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi, abo nibo bazagabana ku mugisha w'Imana. Ndagira ngo muntu wanjye, nshuti y'Imana, mukundwa nkunda, ndagira ngo unyemerere kandi unyumve. Iyambura umwambaro w'ibigunira, Yesu yakwambitse umwambaro w'ibyishimo. Ndagira ngo ntuzajye urira wereka abanzi bawe agahinda n'amaganya. Ayo makuru Abisiraheli barayamenya. Bamaze kuyamenya aho bari bari, bumva yuko bakwiye kujya barira berekeza amaso iyo baturutse muri Isiraheli. Imana ikabagarurira ibyishimo n'umunezero, bakagaruka baseka. Abanzi babo nabo bakababazwa nuko bagize gute, babakoreye imitwaro, bakaba bagarutse baseka. Nawe hindukirira umwanzi wawe ahari, umwereka amaso yuko ukeye, umubwire ngo kuba naramutse ni Yesu, kuba nicaye ni Yesu, kuba ngihumeka ni Yesu. Yatwambuye umwambaro w'ibigunira kandi ubabaje, uteye agahinda, uteye ubwoba, atwambika umwambaro w'ibyishimo. Hahimbazwe Yesu utanga amahoro, hahimbazwe Yesu ujya wicarana nawe mu kigeragezo, hahimbazwe Yesu ujya ubana nawe mu bintu byananiranye, ahandi baba bagutaye bakakubona yuko uri kivume. Yesu araza akabana nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri iyi si umuntu avuka ari agakura atishimye, waba umukene waba umukire, umuntu wese avuka arira, avuka arira. Burya impamvu ziba zikuza, hari abanzi benshi baba barafashe inda yawe bagashaka kuyigirira nabi. Burya kirya gihe uba uri kurira, ubu bereka yuko wageze ku isi utagipfuye, uri muzima. Bagahurura baje kureba wa mwana w'igitangaza bagiriye nabi, wamaze kuvuka akagera ku isi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo wowe ubwawe ugihumeka, hari ayandi mahirwe yasigaye ay'isi n'abanzi bawe batigeze bamenya. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Ndagira ngo nkubwire ngo upfa kuba ugihumeka gusa, upfa kuba ukigenda gusa, upfa kuba ugihagaze. Komera ku Mana yawe, vugana n'Imana yawe, jya hiherereye uganire nayo mu butayu, uganire nayo, ujya hiherereye uvugane nayo. Ni nako ijambo rivuga ngo munsanga ahantu hatari abantu. Haleluya, haleluya. Munsanga ahantu hatari abantu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari byinshi bijya bitubaho tukabifata nk'ibikomeye, ariko imbere y'Imana biba byoroshye. Imbere y'Imana biba byoroshye. Ndagira ngo Imana ikwambure umwambaro w'ibigunira muri aya masaha. Wa mugore we Imana ikwambure umwambaro w'ibigunira, wa mugabo we Imana ikwambure umwambaro w'ibigunira, wa mukobwa we Imana ikwambura umwambaro w'ibigunira. Hari karande ziba zarateye umuntu ugasanga arashaka ntabyare, yanabyara ntagira amahoro. Hari n'abadashaka bitewe n'impamvu za karande. Unyemerere muri aya masaha, muri iyi minota tumaranye, tuze gufatana umwanya dusenge. Ariko nubwo turi gusenga, hari byinshi ukeneye kumbaza ngewe ubwanjye, aho nicaye, aho ngenda, aho mvuga. Hari ibyo ukeneye kumbaza, hari ibyo ukeneye kumbaza.
ngiye kubaha nimero zanjye kugira ngo Imana ikwambure uwo mwambaro w'igunira, kwambike umwambaro mwiza w'igiciro, kugira ngo bidufashe turasengera mu ijambo bagiye kudusomera mu kanya. Reka turebe ijambo Yoweri ibice numva ari 2 umurongo wa 18 kuboneka. Yoweri ibice 2 umurongo wa 18, reka badusomere. Yego, umurongo wa 18. Maze Uwiteka agirira igihugu cye ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Ndagira ngo Imana ikubabarire muri aya masaha umaze iminsi yirukanka mu bintu bitandukanye bidafite umumaro, bitagufi, nta nicyo byanagufasha. Ndagira ngo uhindure isengesho, ugaruke imbere y'Uwiteka, Imana ikugirire neza, nawe kwambure urya mwambaro nari maze kuvuga y'ibigunira, kuko Uwiteka yamaze kubabarira igihugu cye. Komeza. Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati, ndetse ngiye kuboherereza ibyo kurya n'ibyo kwambara, ndetse n'ibyo kwisiga n'ibyo kurya. Ntabwo Imana izongera kugukoza isoni, niko yirahiye ivuga. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo. Ahari waba warakojejwe isoni bitewe no gusa nabi no kwambara nabi bitewe na wa mwambaro w'igunira navuze. Ahari waba warakojejwe isoni n'abo muturanye cyangwa abo mwicarana cyangwa abo musangira. Erega Dawidi nawe yavuze amagambo aravuga ngo si umwanzi wantutse, ahubwo nuwo twagendanaga, kuko ariyo wari uzi ibyanjye. Ndagira ngo umbwire uwo mwagendanaga, uwo mwicaranaga, ibyo yavuze ibyo ari byo byose ntabwo byari ibinyoma, ahubwo n'igihe wari uhagazemo. Igihe kijya kigusobanura kikakwereka aho wicara, kikakwereka n'aho unyura n'aho ugenda, kugira ngo buri muntu wese akumenye anagusobanukirwe n'uwo uri we. Ndagira ngo dusenga n'Imana, kuko Uwiteka arirahiye. Dusomere iryo jambo, ongera usubiremo. Uwiteka arirahiye ntabwo azongera kudukoza isoni, cyangwa se ntabwo azongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Imana ishimwe. Tugiye gusengera muri iri jambo. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Ndumva ubaka kanya uko biri kose ijambo ry'Imana Uwiteka yirahiye ntabwo ari kimwe n'abantu. Umubyeyi yakurahira akagusuzugura ntaguhereza ibyo yakubwiye, ariko ijambo ry'Uwiteka rivuye mu kanwa k'Uwiteka aravuze ngo nukuri ntabwo nzongera kubakoza isoni mu banyamahanga. Imana ikurinde abantu bagukoza isoni. Tugiye gusenga n'Imana. Haleluya. Imana ikurinde abagukoza isoni, Imana ikurinde abagukwena, Imana ikurinde abakumwaza, Imana ikurinde abagusuzugura, Imana ikurinde abagutuka, Imana ikurinde ba bandi nawe uzi njyewe ntazi.